Uyu munsi mbazaniye agafilme ka Madamu Samake. Dutangira Madamu Samake iri mu mazi. Ababizi Madamu Samake aba ari ifi hasi, hejuru ari umuntu usanzwe. Tubona hirya hari umugabo uba uri gukora ikintu akoresha ibintu by'umugozi gisa nk'icyo kuroba. Na Madamu Samake iba yiturije iri kwiyogera, abizi zikunda amazi, aba yaje hafi y'inkombe. Umugabo tubona aragifasha akijugunye akita kuri Madamu Samake. Madamu Samake birikanze atangira kuyikurura, ayikurura gake gake. Umugabo ubona ko nta keza kiwe. Nuko tukazanye komeze murebe. Umugabo araza arayireba, ubona ko afite amashyushyu. Muri ako kanya Madamu Samake tubona ihindutse umuntu usanzwe hasi. Ibi ifite igihe imara ku nkombe yahindutse umuntu, uburyo iki gihe kirenze yongera igahinduka ifi hasi nk'uko bisanzwe. Umugabo tubona ari kuyireba, ubona ko afite irari ryinshi cyane. Umugabo ayivugisha ubona ko afite ibintu by'irari. Madamu Samake ikagira ubwoba. Umugabo tubona disi imufata ku ngufu, ubona ko ni ibintu bitari byiza cyane. Batugarura aho Madamu Samake imaze amezi itwite, isa nk'aho inda imaze gukura. Ubona nyine yahangayitse iri gutabaza ivuga ngo mu nda haranjye. Ubona nyine byayicanze, bisa nk'aho igeze ku bise bya nyuma byo kubyara. Batwereka hakuno ifata agatebo, isa nk'aho igiye kukifashisha igashyiramo umwana nyine, uyu mwana atagira ikibazo. Abizi ziba zibera mu mazi, isa nk'aho yabyaye Madamu Samake y'umwana. Batwereka aho biri kumusoma, isa nk'aho ifite ibibazo byinshi. Yibaza se uyu mwana nzamurera nte ko mba mu mazi, ibintu byo kurera ntabizi. Tubona imufata imushyira mu gatebo, disi kurikirana urebe, iragasunika isa nk'aho iretse umwana wayo. Ifite agahinda, umwana araconcomoka mu mazi n'agahinda kenshi. Madamu Samake isigara irira, atangira kwibaza ibi ni ibiki nkoze bana bantu, gusa nihekuye koko. Ukiri gutekereza ibyo ngibyo uvuga ngo reka ngarure umwana wanjye, tubona umwana acuncomoka ahanuka, agatebo kamanuka mu mazi, ntasa nk'ari isumo cyane. Tubona Madamu Samake isubira mu mazi, isa nk'aho igiye kujya kugarura umwana wayo. Hakuno batugarura aho tuba tubona hari umukecuru uba uri kwimesera mu mazi, bisa nk'aho ari wa mugezi twabonyeho Madamu Samake. Tubona umugabo uzi inyuma, aho tujya duhishurirwa ko ari umwana w'uwo mukecuru, ariko abamufata nabi, ari umwana uba udashobotse cyane. Atangira kubaza mama we, wantekeye ko nkeneye kurya cyane, cyangwa ukeneye ko nongera nkaguhana? Tubona mama we wicisha make amubwira ngo nje gufura, ariko ndaje njye kubigutunganyiriza, ihangane gato ndaje, ihangane. Tubona wa musore atazamuka abwira mukecuru, ngwino imodoka iragutegereje ujye kuntekera, nkeneye kurya cyane. Mukecuru wicishije make, tubona afata ibintu abishyira aho ngaho. Tubona ka gatebo kaba karimo ka kana ka Madamu Samake kamugeraho. Mukecuru aratungurwa cyane, aravuga ngo reka ndebe ikirimo. Nk'umuntu nyine wese aba afite amakenga. Mwibutse ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, wakanda aho ngaho subscribe kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi, aho tuba tubereka udufilme twiza dusobanuye. Tujya tubona akuramo akana, uvuga ngo se umuntu wakoze ibi ngibi ninde?
aho akana kaba katose cyane, ariko we ntabwo aba abizi ko ari aka madamu Samake, aba atekereza ko ari umwana nyine bajugunye nk'uko abandi babyeyi bamwe na bamwe gito bajya babigenza. Ukomeze ukurikirane se umwana madamu Samake twabonye ko ari kuza kumushaka biragenda bite? Tuba tubona umukecuru afata umwana yivugisha avuga ngo umwana wanjye nubwo ari umwana w'umugome ariko ntacyo azagukora mwana we. Tuba tubona ko uyu mukecuru ari umubyeyi mwiza ukunda n'abana. Asiga agatebo aho ngaho arigendera azamuka ajya mu rugo iwe. Muri ako kanya tubona madamu Samake iza ishaka umwana wayo, igera ku gatebo ivuga umwana wanjye, bisa nkaho iba yisubiyeho ivuga ngo nta mpamvu zo guta umwana wibyariye. Tubona igera mu gatebo irambura umwana wayo, irikanga ihita ibona umukecuru hirya ajyanye umwana, atangira kugira ubwoba yibaza se umwana wanjye ndamubona ne ko mbona bamujyanye. Ihita iva mu mazi yihuta cyane ivuga ngo ijye kureba umwana. Abizi umubyeyi n'umwana ni abantu baba bakonekise cyane, iyo umubyeyi yabuze umwana nawe abyiyumvamo. Tubona madamu Samake iri kuva mu mazi iza ku nkombe ariko inaniwe cyane, nk'uko ababyeyi babizi iyo bamaze kubyara baba bananiwe cyane. Komeza itaka aho tuba tubona ko ya maguru yari ameze nk'ifi atahinduka amaguru asanzwe, aho bahita badushishurira ko iba ibura isaha imwe ngo yongere ihinduke ifi nk'ibisanzwe, aho iba imaze guhinduka umuntu. Muri ako kanya tubona umugabo uba umaze kuyibona arikanga cyane avuga ngo ngihinduka gutya. madamu Samake itangira kumubwira ngo ntacyo nkukora mbabarira, ntacyo nkukora, ntugire umuntu ubibwira, kuko ugize umuntu ubibwira bamfata bakajya kunkoreraho ubushakashatsi, mbabarira ntugire ikintu uvuga. Umugabo agira ubwoba aravuga ngo niki kibaye kuri ayo maguru ko mbonye ayo maguru ahinduka. madamu Samake aramubwira ngo njye nibera mu mazi, nta kibazo cyanjye, mbabarira nta kibazo cyanjye. Umugabo atangira kwibaza ni ibiki mbonye, nk'umuntu ubonye ibintu biba bitangaje, aho madamu Samake itangira kumusobanurira ko iba ije kureba umwana wayo uba utwawe n'umukecuru uba utambitse hirya. Aho itangira kumubaza se nta mukecuru ubonye uri ufite agatebo uciye hano niwe untwariye umwana, ndamukeneye ngo mpite nisubira mu mazi, nta kibazo cyanjye. Umugabo atangira kumubabwira umukecuru ndamubonye atambika hariya, ni umukecuru usanzwe utuye muri aka kadugudu kegereye rino shyamba, namukugezaho nta kibazo. madamu Samake ahita imusaba ngo waba ungiriye neza, njye ikintu nifuza ni umwana wanjye gusa. Umugabo twatangiye kubyibazaho, madamu Samake ariko ikomeza kumwinginga cyane, araza asa nk'ugiye kuyifasha ngo ayihagurutse. Bizi madamu Samake amaguru yayo ntabwo aba akomeye, imaze guhinduka umuntu, aho ihaguruka igahita tubona ko nta mbaraga ivunika, yongeye isubira hasi. Aho umugabo ahita aza akayibwira amaguru yawe ntabwo akomeye, biraza gusaba umwanya munini utari mutoya kugira ngo yongere akomere, ariko nagufasha kugeza mu giturage hariya hirya kongera ukamera neza, ukaba wabona n'umwana wawe nakugeza aho umukecuru aba. Aho umugabo tubona ko ari umuntu w'umugiraneza usanzwe, usa nkaho ari n'umwubatsi mu gaturage gasanzwe k'aho ngaho, aho batugaruraho buri minota 55 ngo madamu Samake yongere ihinduke madamu Samake. Aho wa mugabo aba yizanye ayiganisha ku rugo uwo mukecuru aba atuyemo na wa mwana we, aho tubona ko madamu Samake amaguru yaba yakomeye kubera umwanya iba imaze ivuye mu mazi ihindutse. Tubona ko itangiye noneho gutambuka nta kibazo,
aho umusore ayegera akayibwira ngo urugo ni uru nguru. Madamu Samake itangira kumushima imubwira ngo urakoze kubyo unkoreye, nanjye igisigaye ngiye kugenda ntore umwana wanjye nisubirireyo, urakoze cyane kubyo unkoreye, urakoze kabisa. Aho umugabo ahita amuhagarika aramubwira ngo umusore utuyemo hariya, umwana uriya mukecuru ni umusore udashobotse, umwitondere kuko nawe ashobora kuguhemukira. Icyo umugore w'umukobwa ataba atazi Madamu Samake ni uko aba ari we mugabo uba waramuteye inda, waramufashe ku ngufu, ariko we ntabyo abazi. Aho umusore amusobanurira akamubwira ngo nakugezamo imbere nkagufasha tukabona umwana wawe, usa nkaho ari umusore umugiraneza avuga ngo kamfashe umuntu nigendere, n'ubundi neza nzayisanga imbere. Komeza ukurikirane agafilme kacu ni uko tukazanye. Akomeza amusobanurira tubona ko uyu musore ari umuntu mwiza. Se iyi Madamu Samake irabona umwana wayo cyangwa? Ariko biragoye ubona ko itanamenyereye ibintu by'umujyi. Umusore ayereka aho bari buce bajya kureba umwana wayo, ariko yo n'ubwoba bwinshi avuga ngo ngomba kubona umwana wanjye cyane. Aho batugarura muri rwa rugo ruba rurimo wa mukecuru wamaze kwitorera akana, ukomeza kukareba ubona ko afite ubwuzu, asa nkaho atakibyara, amaze gukura cyane, akabwira ngo mwana wanjye, gashyushya nyine nk'akana kavuye nyine mu ntuza. Aho uhita tubona wa mugabo w'umusinzi, umwana wiwe budashobotse, tuba twahishuriwe ko ari n'umukire cyane, aba afite ibirombe byinshi muri aka gace, ndetse na hariya ku mazi hose aba ari ahiwe. Aba ariyo mpamvu twabonye atangira afata ku ngufu ya Madamu Samake, aba ari ahantu hiwe, nta kintu wamubaza nyine mu bintu byiwe. Aho ahita avuga ngo mama ugira ngo nkukorere iki? Jyewe atakubita ka gatebo kako karimo umwana, azi ko ari imyenda ariko ntabwo aba yabonye umwana. Amubwira ngo ugiye nkukubite kugira ngo ntekere, amubwira ngo ibiryo biri ready, ntabwo biraboneka ariko birenda kuboneka, ihangane mwana we, ihangane. Amubwira ngo njyewe nkeneye kurya, mu gihe mvuze ikintu kiba kigomba kuba. Bigaragara ko uyu mwana aba yararezwe nabi cyangwa afite imico mibi, wenda yarakuze nabi bitewe n'ukuntu tuba tubona atubaha mama wiwe. Komeza wirebere. Ariko akomeza kubwira umukecuru amukanga cyane, amubwira ngo ngiyewe mu minota 5 nimba ntabonye ibiryo urabona ikintu ndi bukore. Aho umukecuru aba yarahamutse ahita ajya kureba umwana yihuse, rero nimba wa mwana nta kibazo yagize. Ariko mu mahirwe menshi asanga umwana kubera ukuntu yaba ari kumwe n'imyenda nta kibazo aba yagize. Aho umubyeyi ahita amuhamugurutsa amubwira ngo ihangane mwana wanjye, nta kintu nzemera kibi kikubaho, ihangane, ntabwo nzemera ko uriya mwana wanjye agiye n'ikintu kimwe gukoraho. Aho biba bigaragara ko aba yafashe uyu mwana nk'aho ari uwiwe, nk'abandi babyeyi bose baba ari abana beza. Muri ako kanya tuhita tubona umugabo aza amutwara, aho tuhita tubona ari wa musore uri kumwe na Madamu Samake, baba baje kureba wa mwana nk'uko twabonye binjira muri uru rupangu. Aho umusore ahita ababwira ngo njyewe reka mbe nigiriye ku ruhande, mwe muvugane ibyanyu. Aho Madamu Samake ubona ko ifite ubwuzu bwinshi, ivuga ngo umwana n'uwanjye ndamukeneye, mumpe bitaratinda kuko nkeneye gusubira aho mvuye. Umukecuru aramubwira ngo wapi nawe naguha. Aho batwereka ko habura iminota 34 Madamu Samake yongera ihinduke Madamu Samake. Kandi nk'uko tubizi tuba tuzi ko iyi Madamu Samake iyo idafite amaguru iba itabasha kugenda. Aho tubona imubwira ngo reba ku maguru iyo tubona ko ari umwana wanjye,
aho umukecuru akiriye bagomba guhita asanga ka kana koko aba ari ka madamu Samake kaba gafite amaguru y'ifi. Umukecuru ahita agira ubwoba bwinshi avuga ngo mwana wanjye madamu Samake, atangira kubaza madamu Samake ngo ese byagenze bite, ni gute wowe uri ku mwana, ni gute wundi wabyaye, byagenze bite? Aho madamu Samake ihita imusobanurira ko ari inkuru ndende atabasha guhita imubwira aka kanya, ariko imusaba ngo ihangane nk'umwana, aho umukecuru aba yumva atarekura umwana bitewe n'uko aba akunda abana n'ukuntu yanamutoye. Aho madamu Samake imubwira ngo ni ibintu byabaye birebire ntabwo wahita ubyumva. Mwibutse ko uramutse ukeneye udufilime twinshi dusobanuye kandi twiza kandi tugufi, wakanda subscribe aho hasi kugira ngo dukomeze kuzajya tubana mu dufilime twinshi kandi twiza turyoshye. Aho tubona ko cyo kumva twumva wa musore aba yafashwe na cya kigabo, wa mwana wa mukecuru, kiba ari ikigome cyane kiza kimutunze imbunda kivuga ngo mama uyu muntu aturutse he, uyu muntu aturutse he, yenze bite, aho kiba kitarabona ya madamu Samake neza ngo kiyitegereze ko kiba cyarayikoreye bya mfura mbi mu mezi aba ashize. Aho madamu Samake ireba uwo mugabo ikahita yikanga igahabuka, aho wa musore ahita abona madamu Samake agahita acecekesha mama we amubwira ngo wongera urankumbura se, urangarukiye? Ndakubona. Aho tubona madamu Samake iba isa nk'isi ihahamuka mu minota ingahe, aho itangira kumubwira ngo tubabarire, na mama wa mwana ari kuvuga ngo mwana we gerageza wihangane ubabarire aba bantu bareke bigendere bari amahoro, dukomeze twirebere se uyu madamu Samake warabona umwana we cyangwa. Bisa nkaho bigoye cyane bitewe n'ukuntu situwasiyo iba imeze muri aka kanya, aho umukecuru ahita ahishurirwa na ya madamu Samake ayibwira ko uyu mwana papa we aba ari umwana wiwe. Umugabo ahita ahakana yihuse cyane avuga ngo kareka byo ntabwo bibaho, njye mbyarana nawe. Wowe madamu Samake ihita ivugira hejuru irakaye cyane avuga ngo nose ngibyo wakoze amezi menshi ashize wumvaga ikizabivamo ari iki? Umugabo tubona ko ari kwisetswa avuga ngo kareka ntabwo njye nabyarana na madamu Samake, njye byari ukwirwanaho gusa nkigendera. Tubona madamu Samake imutonganye imubwira ngo ibyo wankoreye njye mba nifuza ko iyo biza kuba ari inzozi basi ntibibe ari impamo. Wa mugabo tuba twabonye ko n'ubundi ari umugome, atanya kuvuga ngo mwebwe mwese uko muri hano ntawe uri buve hano ari muzima, ntawe uri buvamo hano ari muzima, nk'uko wabonye ko bimurangiriyeho uvuga ngo ntabwo nabyarana na madamu Samake njyewe. Mama warahaguruka uvuga ngo babarire aba bantu bagenda amahoro basi mwana we. Wa musore ahita atekereza agata kasike yo hasi kugira ngo akijijishe, atagifata asa nk'ukirwanya kugira ngo arebe ko abandi bacika. Muri ako kanya tujya kumva twumva isasu riravuze, bisa nkaho kino kigabo kiba kishe wa mukozi wacu tuba twabonye ko ari umugiraneza, uwo ari umwubatsi. Aho tujya tubona ako kanya wa mukecuru na madamu Samake bahita basohoka aho ngaho biruka, ka kagabo kagasigara kavugira hejuru bavuga ngo mumfashe munkureho kino kintu, nk'uko kaba kamwishe umufu turabizi araremera. Aho tujya tubona ko habura amasegonda make cyane atagera muri 20 ngo madamu Samake yongere ihinduka ifi, aho iba iri kwirukankana wa mumama asa nkaho agiteruye wa mwana, isa nkaho nayo yananiwe nk'uko idamenyereye kwiruka cyane. Tubona ko baba bageze ku mazi habura amasegonda 2, rimwe madamu Samake yongera ihinduka ifi nk'ibisanzwe. Se biragenda bite?
nuko tukazanye, nuko kaje, komeze wirebere ese biragenda bite. Aho uhita tubona cya kigabo kiba cyagarutse kibakurikiye kiruka cyane nk'umugabo nyine uko bimera, bafite imbaraga nyinshi. Aho ahita ahagera akavuga ngo nta hantu uwo mukobwa wa Madamu Samake ari bujye ndetse n'icyo cyana afite. Aho mama we ahita abasabira imbabazi avuga ngo bareke babibereho n'ubundi ntacyo bazakugira mwana we. Aho umugabo ahita ategeka mama we akamubwira ngo wowe uva mu nzira yawe ntacyo uvuze, gera hirya muri niyicira abo bantu cyangwa nawe ugendere ujye hamwe nabo mbicane. Tubona iki kigabo cyo cyubahuka cyane, cyo kitubaha mama wacyo nk'uko umwana we agomba kubaha mama we ndetse n'ababyeyi be bose. Aho kibwira mama we wacyo uva mu nzira igera hirya, ntiyicire aba bantu n'ubundi ntacyo bavuze. Ndagitangira guseka wa Madamu Samake nk'uko nta mbaraga aba afite. Tubona mama we yegera ku ruhande afata ibuye, se agiye gukora iki? Asa nkaho ashaka kwita arikubita wa mwana we, muri ako kanya atamukubita ibuye. Tubona wa musore aguye hasi avirirana cyane ataye n'ubwenge. Mama we ararira cyane. Ko Madamu Samake atangira kubaza mama mubwira ngo nibyo ni ibiki wikoreye, ko ari umwana wawe yimureka agakora ibyo ashaka. Aho mama we atamubwira ngo mwebwe mugende ibindi ndabyitaho, mugende n'ikindi kigabo kirashaka kubica, mugende. Nk'uko umubyeyi yamera ntabwo aba yifuza ikibi cyaba, nubwo yaba ari umwana we ugikora ntabwo aba abyifuza. Tubona uwo mama asigara aho ngaho, asigarana n'umwana wiwe, asa nkaho Madamu Samake yumiwe ibyo iboneye ku nkombe atari iby'inaha. Tubona yisubira mu mazi irigendera n'umwana wayo. Tubona wa mukecuru afata ibuye n'umujinya mwinshi atangira kubwira umwana we n'ubundi nta kintu wamariye, ntunyubaha, nta kintu kimwe ukora nk'umwana we. Uwo umusuzugura cyane n'umujinya bavuga ngo ngiye kwemera nihekure, n'ubundi nta kintu umariye warwana we. Umwana we atangira gusaba imbabazi amubwira ngo nzajya nkubaha ariko kamere y'umuntu none ntahijya. Umukecuru nawe aba abizi, avuga ngo ibyo wakoze byose no kwihanganira uyu munsi bigiye kurangira. Umwana we agira ubwoba cyane, aho umukecuru aba afite umujinya, aho kanya afata ibuye atari kubita umwana we aramwica.